rwakagombye kuba urugendo rw'ibyishimo ku munsi wa Noheli, ariko rimwe na rimwe umwanzi nawe aba afite imigambi ye. Iki gihe rero John ndetse n'umuryango we barimo bitegura kugira ngo bajye mu rugendo, bajye gusura mu cyaro aho bakomoka, bajye gusangira Noheli n'imiryango yabo. Urugo rwa John rwari rwuzuye ibyishimo, abana bishimiye kuba bagiye muri trip, bagiye gutembera ndetse bagiye gusura abakecuru, bagiye gusura ba nyirasenge. Uru rugendo bari basanzwe barukora buri mwaka, ariko ntabwo bigeze bamenya ko iyi nshuro hari ikintu kidasanzwe cyari kibategereje, ikintu cyari guhindura burundu ubuzima bwabo. Ahangaha umugore wa John ubu yari arimo yitegura, arimo apakinga buri kimwe cyose, apakinga ibyo kurya by'abana kubera ko bari bagiye gukora urugendo rurerure, ndetse ategura n'imyenda bazambara bazakoresha mu gihe cyose bari mu cyaro. Uyu mugore yahoraga ashaka ko buri kimwe cyose kiba kimeze neza, ariko hari ikintu cyajyaga kimuzonga cyane. Uyu mugabo we John ntabwo yakundaga gusenga. Umugore arangije abwira umugabo we John ati, John, reka byibuze dusenge iminota 2 mbere yuko tuva aha ngaha. Ibyo yabimubwiye arimo azinga imyenda ayishyira mu gikapu, nuko John ahita amusubiza nabi cyane, arangije amubwira ati, winesha umutwe, Imana irabizi neza ko uyu munsi ufite urugendo, ntabwo ari ngombwa yuko nyibutsa yuko igomba kundinda cyangwa ikarinda umuryango wanjye. Uwo mugore warangije aramureba arumirwa, arangije mu mutima aravuga ati, ntabwo nshobora kubyumva, siniyumva ukuntu umugabo wanjye adakunda gusenga bigeze aka kageni. Umwana mukuru nawe atangira kubaza mama we ati, ese mama, ni ukubera iki ubundi twakagombye kujya dusenga buri munsi? Ntabwo mba numva mbyishimiye, ntabwo twakagombye gusenga amasengesho ya buri munsi. Ariko ubu ntabwo yizeye ahagarika gusenga. Uyu mugore yarapfukamye arasenga, yinginga Imana ngo imurindire umuryango ndetse nawe imurinde muri uru rugendo. Ikindi yingingaga Imana akavuga ati, Imana uzambabarire, umunsi umwe umugabo wanjye John azaze dupfukamane dusenga Imana. Yaringingaga ati, byibuze niyo byabura umunsi umwe, Nyagasani numfasha umugabo wanjye tugapfukamana tugasenga, nzashima. Ariko nubwo yavugaga ibi ngibi, hari ikintu kidasanzwe cyari kibategereje mu nzira. Bari bategerejwe n'ikintu kidasanzwe kigiye kugerageza ukwizera kwabo. Mbere y'iminsi 2 John ubwo yarimo agaruka mu rugo atwaye imodoka, ariko ari gutekereza ibijyanye n'urugendo bari kwitegura gukora. Ubwo yari arimo akata ahantu mu gakorosi, noneho arangije abona umukecuru wari uhagaze aho ngaho hafi. Uyu mukecuru yari ameze nk'aho ari gusaba ubufasha. Umukecuru yari afite akantu k'agatebo gatoya. Ubwo John arangije agabanya umuvuduko agenda gakeya, noneho amugezeho arahagarara ati, mama, uri kugana hehe? Uri kwerekeza hehe? Ngiye hano hepfo ku muhanda wa 2 mwana wanjye, ese ushobora kumfasha ukangezayo? Nuko John arangije aramubwira ati, mama, injira mu modoka. Nuko ubwo barimo bagenda rero, abona umukecuru ntabwo asanzwe, abona uburyo ari kwitwara aho ngaho mu modoka, abona ntabwo bisanzwe. Nuko John arangije amubaza ati, mama, niki kijya mbere? Nuko uyu mukecuru arangije arahumeka cyane, noneho arangije aramureba, arangije aramubwira ati, iyi Noheli ntabwo ugomba kujya mu cyaro. Nimba ugomba kujyayo, wowe n'umuryango wawe mugomba gusenga cyane, mugasengera uru rugendo. Hari ikintu kibi kidasanzwe kibategereje mu nzira. Uyu mukecuru aya magambo ye yamubwiye ari amagambo wumva akomeye cyane. Nuko John arangije araseka, aramubwira ati, mama, urashaka yuko mbuza umuryango wanjye kujya mu cyaro, kujya kureba ababyeyi? Ntabwo ari bwo bwa mbere tugiye muri kiriya cyaro mama, nta kintu na kimwe kiri bube humura. Uyu mugabo John yabimubwiye yumva afite confidence nyinshi ndetse azunguza umutwe. Nuko umukecuru arangije aramubwira ati, njyewe nakubwiye ibyo narinje kukubwira, ibisigaye ni ibyawe birakureba. Nuko ubwo bari bageze aho uyu mukecuru yaragiye, John yahise ahagarika imodoka. Nuko umukecuru arangije avamo gakeya. Nuko arangije aramubwira ati, urakoze ku bwa lift umpaye. Nuko arangije arahindukira aramubwira ati, wibuka amagambo nakubwiye, nimba ugomba kujya hari ahantu
pfukama usenga imana winginga imana. Nyumaho iminsi ibiri noneho mu rugo abana bari bishimye cyane, buri kimwe cyose cyari cyapanzwe, amabaga, amagifuti, ibintu byose bari biteguye noneho gutangira urugendo. Ariko ubu yakomeje yicecekeye, yarazi icyo gukora. Nuko mbere yuko bahaguruka arangije ababwira ati mureke dupfukame dusenga imana. John rero no gupinga cyane ati ariko amasengesho yawe buri munsi amasengesho yawe ni ayiki? Twebwe tugiye mu cyaro ntabwo tugiye ku kwezi. Arangije aramubwira ati ahubwo reka mbe cyushye imodoka, namwe mwe mwitegura kuzana ibintu mu bipakinge mushyire mu modoka. Ariko umugore yahise apfukama arasenga yinginga imana kugira ngo ibarinde mu rugendo bagiye gukora. Nuko ubwo umugore yari amaze gusenga arangije arebera mu idirishya, nuko abona John ari mu yatsa imodoka yiteguye kugenda. Ariko ubwo John yatsaga imodoka yanze kwaka, arongera aragerageza, imodoka yanga kwaka. Ko John arangije atangira kwibaza ati ese ni ibiki? Nuko John arangije agaruka mu nzu azunguza umutwe, arangije aravuga ati imodoka ntabwo iri kwaka, ntabwo nzi ikibazo ifite. Nuko akinjira akigera mu nzu asanga umugore we ndetse n'abana barapfukamye bari gusenga bari kwinginga imana. Nuko umugore muri we arangije acyumva ayo magambo, arangije muri we aravuga ati wenda imana ntabwo ishaka ko tugenda. Nuko John yahise ahamagara umukanishi ntabwo yigeze atinda, yahise agera muri ako kanya. Nuko ubwo umukanishi yarahageze arangije atangira ku examine imodoka ngo arebe se imodoka ifitiye ikibazo. Hashize akanya gatoya umukanishi ava mu modoka azunguza umutwe aravuga ati iyi modoka ntabwo ifite ubuzima, ntabwo ishobora kugenda. Nuko umukanishi arangije aramubwira ati ino modoka nta hantu igomba kujya kugeza ubwo dukemuye ikibazo ifite. Nuko arangije aramubwira ati ngiye ino modoka ejo nari ndi kwigenderamo nta kibazo na kimwe yari ifite. Ko umukanishi arangije aramubwira ati boss, rimwe na rimwe ibintu nk'ibi ngibi bibaho, ugomba kubyihanganira, imana niyo izi impamvu. Nuko ubwo rero John yasubiraga mu nzu azabwira umugore we ati imodoka yanze kugenda, ndetse n'umukanishi ambwiye yuko tudashobora kwitwara. Nuko umugore arangije aramubwira ati imana izi impamvu. John rero yakomeje guhatiriza aravuga ati byanze kunze tugomba kugenda. Arangije ategeka yuko bagomba gufata bisi isanzwe ariko bakagenda. Arangije arababwira ati mufate ibintu byose tugende tugiye muri iyi gare dufate bisi, tugomba kujya mu cyaro byanze bikunze. Ahangaha umugore wa John yari afite ubwoba bwinshi cyane, ntabwo kuri we yumvaga bagenda. John ahita ashakisha uburyo babona van iri bubatwaze amabaga kugira ngo babashe kugera muri gare bafate bisi. Uyu mugore yarimo avuga mu mutima avuga ati nyagasani, ibi bintu uru rugendo dushyize mu biganza byawe. Ubwo ibyo ngibyo byari kubaho ngaho muri ka gacyaro bashaka kwerekezaho, umugore witwa mama Amaka yari yicaye imbere y'inzu ye ari kwivugisha avuga ati buri mwaka umuryango wa John ugera hano baza bameze neza, batwara amamodoka ahenze, bafite impano nyinshi zitandukanye, bafite abana bambaye neza basa neza. Iyo bageze hano bakirwa nk'abami. Uno mugore arimo acura imigambi avuga ati byanze bikunze uno mwaka bagomba kwiga isomo, uyu mwaka ngomba kugira icyo mbakorera. Nuko arangije ahamagara umushuti witwaga mama. Nuko arangije amubwira ati ngewe ntabwo nkibyihanganira, uyu mwaka ntabwo ushaka ko John n'umuryango we bari buzanga muri iki cyaro. Iyo bageze hano ntabwo numva ntekanye, simbikunda na gato. Nuko mama arangije aramubwira ati ibyo uvuga nibyo. Aba bagore uko ari babiri bahise bafata inzira bagenda mu ishyamba bajya gushaka umugore w'umupfumu. Nuko ubwo rero bagendaga mu iryo shyamba ryose, bamaze kugera kuri wa mupfumu bahise basanga umugore ukuze mu kuntu yicaye aho ngaho, yicaye imbere y'inzu ye n'ijwi riremere cyane rimeze nk'iry'inkuba. Arabaza ati niki kibazanye hano? Nuko mama Amaka arangije aramubwira ati nkeneye ubufasha bwawe, ntabwo nshaka ko John agera hano muri iki cyaro
ari muzima. Mwibutse yuko uyu mugore washaka kwica John yari mukase, arangije aramubwira ati uburyo yateye imbere bintera isoni imbere y'abana banjye, ntabwo nishimira na rimwe kumubona hano n'umuryango we bishimye baje mu mamodoka, abana be bari gukina bari kugendera ku magare, ntabwo mbikunda na gato, sinshaka ko agera hano ari muzima. Nuko umupfumu arangije aramubaza ati ibyo nibyo ukeneye gusa? Nuko wa mupfumu arangije afata akantu k'agakono, arangije ako gakono karimo ibintu by'amazi, ibintu bimeze nka likidi, arangije akora imigenzo ye, arasohoka ajya mu ishyamba akora imigenzo ye itandukanye. Nuko arangije mu ijwi riranguruye cyane arangije arababwira ati ntabwo bari bugere hano ari bazima. Arangije arababwira ati byanze bikunze nibaza bageze mu nzira baraza gukora agisida, kandi agisida irabahitana bose. Mama Amakanga yahise yishima cyane, yumva ko ibyo yashaka gukorera John bigiye kuba. Nuko iryo joro rero Mama Amaka yahise ava kwa mupfumu agaruka mu rugo, yari umurebye yari yikamye cyane, ariko mo imbere mu mutima yarimo yishima, yari ari kubyina, yumvaga inzozi ze, yumvaga icyifuzo cye kigiye gushyirwa mu bikorwa. Ahangaha mu mujyi John ndetse n'umuryango bari bamaze kugera muri gare bagiye gutega bisi. Abana rero ahangaha barimo binjira muri bisi bishimye cyane, bishimiye ko bagiye kureba ba nyirakuru, bagiye kureba babyara babo. Nubwo iyi bisi itari nziza nk'uko bari kugenda mu modoka yabo, ariko byanze bikunze icyo bari bishimiye ni uko iyi bisi yari kubageza mu cyaro aho bashaka kugera. Nuko ahangaha ubwo bari bamaze kwicara muri bisi bagiye kumva bumva ijwi, bumva umuntu aravuze ati nimureke dusenge mbere ko dutangira urugendo. Uyu muntu yabivuze ahita ahaguruka, arangije areba buri umwe wese uri aho ngaho muri bisi. Bamwe barabyemeye bafunga amaso, ariko abandi nabo barabipinga, ahubwo batangira kwivugisha bijujuta. Nuko John arangije aho yari yicaye aramureba, umujinya uramwica cyane, arangije abwira umugore we ati urimo urankoza isoni, iyi ni public transport ntabwo ari urusengero. Ariko ahangaha ubu ntabwo yigeze abyumva, yarakomeje arasenga yinginga Imana. Uyu mugore yafunze amaso arasenga cyane, arasenga mu ijwi riranguruye, arangije aranguruye ijwi aravuga ati Nyagasani uturinde muri uru rugendo, ndakwinginze kugira ngo urinde iyi bisi ndetse na buri umwe wese uri muri iyi bisi. Nuko abagenzi bari bari aho ngaho barangije bati amen, ariko ni bamwe muri benshi bari bari aho ngaho baje kuvuga ngo amen. Nuko akimara gusenga John arangije azunguza umutwe, arangije arivugisha uno mugore ntabwo azigera ahinduka. Nuko rero muri ako kanya imodoka yatangiye urugendo, abana bari bishimye cyane, bari kugenda barebera mu madirishya, bishimiye uburyo bagiye kugenda bakagera mu cyaro bagakina na babyara babo. Nuko aho John rero yari yicaye nawe ayumva yarambiwe bitewe n'ubushyuhe bwari buri muri iyo bisi, kuko yarasanzwe amenyereye kugendera mu modoka ye. Ariko bamaze kugeramo hagati mu rugendo rwabo, buri kimwe cyose cyarahindutse. Nuko bagiye bumva umushoferi atangiye kuvuga feri, atangiye kuvuga ati feri ntabwo ifata. Buri kimwe cyose aho ngaho muri bisi yahise gihinduka, abantu batangira kugira panike. Umugabo nawe yatangiye kuzunguza imodoka, ajya ibumoso yongera agaruka iburyo, ajya ibumoso yongera agaruka iburyo. Imodoka itangira kumunanira kuyikontorora. Abagenzi bose batangiye gusakuza cyane, batangira gutaka, batangira gutabaza. Umushoferi yagerageje uburyo ashobora gukontorora bisi, ariko byaranze, byaramunaniye. Nuko muri ako kanya barakomeje baragenda, ariko umushoferi ari kurwana n'imodoka. Bageze imbere bahura n'ikamyo. Nuko umushoferi arangije avuga ati Nyagasani turinde dukize. Muri ako kanya bahise bakutana na ya kamyo. Nuko muri ako kanya bisi yahise ikora agisida, ndetse n'amakuru aragenda agera mu cyaro ko bisi yakoze agisida. Amakuru rero yakomeje gukwirakwizwa ngaho muri icyo cyaro, ariko noneho abantu bakavuga bati nta muntu n'umwe uzi wari wamenya uwakiriye muri iyo mpanuka. Nuko rero amakuru ko yageze muri icyo cyaro, nuko mbere yuko John anahagera
abantu batangira mu magurupe batangira kuvuga bati ese wabyumvise, John ndetse n'umuryango we bahuye na agisida, bakoze agisida ikomeye. Nuko wa mugore mama Amaka nawe yahise yumva iyi nkuru. Akimara kumva iyi nkuru arijijisha, ikubita hasi, akubita amavi hasi, atangira kurira, atangira kuvuga ati Mana yanjye, ese umwana wanjye niki yakoze ku buryo yapfura urupfu? Atangira kwijijisha, atangira kwiririsha, kandi mu mutima yarabizi neza yuko ari we wabikoze. Mu mutima we yararimo yishima, yararimo aserebura kubera ko ibyo yari yifuje byari bibaye. Icyo yifuzaga yuko uyu muryango upfa wose ukarangira. Ntabwo yifuzaga ko uyu muryango uzongera kuza hano mu iki cyaro, abana be bakajya babona ubayeho neza, umeze neza, bo bari gusavayivinga. Muri ako kanya bahise bamenya amakuru, bamenya yuko ubwo agisida yabaga John yari yicaye imbere. Ubwo rero imodoka zagonganaga, John amaguru yahise yangirika, ariko akaba agihumeka akiri muzima. Ariko byanze bikunze amaguru ye akaba agomba gucibwa. Naho umuryango we, yaba umugore ndetse n'abana, bakaba bakomeretse ariko bakiri bazima. Nuko umugore we aho ngaho yari ari ku bitaro, yarangije apfukama arasenga Imana cyane, abwira Imana turakoze, Nyagasani waturinze muri agisida. Nuko arangije abwira Imana ati ndakwinginze Mana, ntutume umugabo wanjye apfa, umugabo wanjye murinde. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho John yarakangutse, ariko ameze nabi, ananiwe, ariko yari muzima. Wa mukecuru John yigize gufasha umunsi wabanjirije yuko batangira urugendo. Arangije ajya kuri bya bitaro, aratambuka yinjira mu cyumba John yararyamyemo. Nuko arangije aramwegera ku gitanda aho yararyamye, arangije abaza John ati ese uranyibuka? Nuko John arangije ntiyagira ikintu avuga. Wa mukecuru arangije yicara hasi, arangije aramubwira ati nakujije kujya mu cyaro kuri Noheli, narakubwiye ngo ubanze usenge, numva ari ngombwa ko ugomba kujyayo, ariko ntabwo wigeze ubyumva. Ako kanya John yahise atangira kurira. Nuko umukecuru arangije arakomeza, aramubwira ati iyo ataza kuba amasengesho y'umugore wawe, yaba wowe ndetse n'abana bawe mwakagombye kuba mwapfuye. Mukaso mama Amaka ndetse n'umupfumu wa hariya muri iki cyaro bari baguteje abazimu, ariko Imana yahagaritse imigambi yabo mibi. Ahangaha John yahise yumva atunguwe, atangira kurira. Arangije abwira wa mukecuru ati nabaye igicucu, ntabwo nigeze nkumva, ntabwo nasenze. Wa mukecuru arangije amufata ku rutugu, aramubwira ati reka ibi ngibi bibisomo, ntuzigere na rimwe usuzugura imbaraga z'amasengesho, kandi ikindi ntuzongere gusuzugura Imana. Guhera uwo munsi John yarahindutse. Kuva ubwo yaviriye aho mu bitaro, John yahindutse undi muntu. Buri gitondo yabaga ari we wa mbere wahamagaraga famiye ye ngo bapfukame basenga Imana, ndetse ku cyumweru niwe muntu wa mbere wageraga ku rusengero. Iyo babaga bari gusenga bashimira Imana, ijwi rye ryabaga riri hejuru, ari gusenga Imana cyane, ari kuvuga mu ijwi riranguruye. Guhera uwo munsi rero ntabwo Mr John yigize asubira mu cyaro. Ibyari byaramubayeho ndetse no kumenya ko mukase ari we wari ugiye kumugambanira, byatumye atongera kugira igitekerezo na kimwe cyo gusubira mu cyaro aho yari yaravutse. Nuko rero hashize imyaka mikeya mama Amaka yahise apfa, nibwo John yabashije gusubira mu cyaro. Ahangaha noneho yasuye icyaro yishimye ndetse nta kibazo afite, nta n'icyo ari kwikanga. Iyi nkuru ya John ndetse n'umuryango we yabaye inkuru yahaye isomo abantu benshi cyane. Iyi nkuru yibukije buri umwe wese yuko amasengesho ari ikintu gikomeye cyane, ari ikintu dukeneye cya buri munsi. Amasengesho niyo aturinda buri kimwe cyose kibi cyiza kitugana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi tujye tumenya yuko ntabwo ari buri muntu wese wishimira yuko utera imbere ndetse ubaho neza. Nawe rero nimba wari usanzwe wumva amasengesho ntacyo amaze, wigire kuri iyi nkuru. Nizere yuko hari ikintu ikumariye, nizere ko hari ikihinduye mu myumvire yawe. Nyandikira muri comment section uti Imana ishobora byose.
wakoze rero kubana nanjye kuba kutangiye kugera ku iherezo. Nizere yuko iyi nkuru ibaye mu nkuru ziguhinduye, nizere ko ari inkuru ihinduye ibitekerezo byawe, nizere ko uri buyihereze buri umwe wese ukayisharinga. Ushobora kuyisharinga muri groupe, ushobora kuyisharinga kuri stati yawe, kugira ngo iyi nkuru igere muri society, ihindure ibitekerezo by'abantu benshi. Wowe mushyashya nawe kuri iyi channel, nguhaye karibu. Icyo ngusaba ni akantu gato cyane, ndagusaba ngo ukande subscribe ndetse ukande no kunzongera, kugira ngo igihe cyose nshyizeho indi nkuru ujye ubona ubutumwa bugufi. Wakoze guhitamo Behind the Wall Show. Aho utaha, ciao ciao, ndabakunda cyane.